So guys narababwiye ngo iyi mihanda baba So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse kutwereka yuko tubana bya buri munsi ino akaba ari umwami w'umwana official of course nge murabizi ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys andi mabanga mutamenye kuri Diamond Platnumz yose ndayazanye yose hanze uko byagenze kugira ngo ubukwe bwa Diamond Platnumz bupfe. Ibi bintu byose ngiye kubishyira hanze. Ntago mwari mubizi ko Diamond Platnumz yarafite ubukwe bugapfe. Se byagenze gute? Ese yaragiye gushaka nde? Ese byagiye hanze gute? So guys reka nkutse ukanda subscribe no utarayikana ndakwinginze ariko nta kantu koroshye so gukirikaho gusa reba aho hepfo handitse ijambo subscribe uri kandi ahasigaye tujye twibanira bya buri munsi. So reka mbabwire ngo ibitaravuzwe ku bukwe bwa Diamond Platnumz bwapfuye ku munota wa nyuma. Mano undi umukobo yigeze kuvuga yuko azakora umuziki aruka agiye kure azashaka umugore aruka agiye kure ku muziki bitewe nuko abona yuko ibintu bijyanye n'ubukwe ari ibintu byamudindiza mu muziki wiwe. Abantu benshi rero ntabwo bazi ko umuhanzi Diamond Platnumz ukora umuziki cyangwa se ukora imiziki mu gihugu cya Tanzania yaba yarigeze gutekereza iby'ubukwe. Gusa amakuru ahari avuga yuko yigize kwitegura ibintu bijyanye n'ubukwe n'undi mugore witwa Sophia ariko bugapfa ku munota wa nyuma. Na amakuru yahishuwe na mushiki wa Diamond Platnumz ni umukobwa witwa SM Platnumz, aho yavuze yuko icyo abantu batigeze bamenya ari uko Diamond Platnumz yari yiteguye agiye gukora ubukwe ariko bugapfa ku munota wa nyuma. So mu kiganiro n'ikinyamakuru cyitwa Wasafi TV ubwo uyu mukobwa yarabajijwe niba ajya yicarana na Diamond Platnumz bakamubaza niba cyangwa se igihe azakorera ubukwe azazana umugore mu rugo. SM Platnumz ati ibyo ngibyo ni ibintu twamubaza buri munsi ntabwo bwakira nabimubajije ariko umukoboyi yabaye umukoboyi ati ntabukwe ati ni ibintu tumubaza inshuro nyinshi cyane ariko kenshi usanga atwima amatwi akigira nkaho ibyo bintu adashana kubyumva nyine tu yes akijya nkaho ibyo nadashaka mbese akabarya sine. Igihe kiragera rero kuko twebwe duhora tumuhatiriza gukora ubukwe ngo azane umugore mu rugo ariko wasanga hari igihe cy'Imana cyaba kitarajya cyese wasanga ubwe afite igihe kiwe ategereje kugira ngo azakore ubukwe. Iwabo kwa Diamond rero bakunze kumuhatira kuzana umugore. Wabizi muri Tanzania ni abantu bakunze gushaka ari batoya ku myaka 17 bagushakira umugore. Kubona uyu mukobwa ugejeje mu myaka 30 na mugore. SM yakomeje avuga yuko rero byigeze kugera naho bakamuhatira gushyingiranwa, bakamuhatira nyine kuzana umugore babishyizemo imbaraga. So uwitwa Sophia rero yabamuhatiye kuzana umukobwa witwa Sophia maze inkwano nazo zihita zitangwa nta bintu byo gutindiganya cyangwa nta bintu byo gutinda mu makondi. No kuvuga ngo rero ubwo ngubwo hamakimara kuzana inkwano imiryango yarahuye baraganira byose baritegura imyitegurira mbese buri kimwe cyose kirategurwa abantu baratwerera. Icyo gihe rero biteguye ubukwe icyo gihe bamaze kwitegura ubukwe neza buri kintu cyose gikenerwa mu kugira ngo ubukwe bube buri kintu cyose gikenerwa kugira ngo ubukwe buba cyari cyamaze gutegurwa. Ariko Diamond Platnumz we rwose ku munota wa nyuma yaravuze ngo nta by'ubukwe ati ubukwe ngiye nabusubitse. Nyuma yo kwitegura ubukwe rero amezi n'amezi habura iminsi mike cyane
batumiwe ubukwe, batwereye ukumva Diamond Platnumz abwiye ko adashobora gukora iby'ubukwe kubera yuko yumva igihe kitaragera. Ati rwose numva igihe kitaragera kugira ngo mbashe kuba nakora ubukwe. Ibi ngibi Diamond Platnumz yabivuze habura iminsi mike ngo ubukwe bukore. So Diamond yavuze yuko igihe kitaragera cyo gukora ubukwe. Diamond yigeze guhagarika ubukwe rero yari yateguriwe iwabo ubundi muri Tanzania bagutegurira ubukwe. Icyo gihe mama wiwe yaramwinginze cyane, amarira menshi cyane, ararira pe. Ubundi Diamond avuga yuko ikintu cya mbere aha agaciro ari mama we wamwitayeho mu bukene. Mama we iyo ataza kuba ari mama we biragoye kubona Diamond w'ubu ngubu. So niyo mpamvu amukunda, yumva yamukorera buri kimwe, ariko byageze ku kantu ko kudohoka. Ka kantu ka roke kanagikwe, ako kantu karageze Diamond Platnumz kabisa ubwo tiri taki nabyuko. Nicyo kintu ngo Diamond Platnumz yaba yarasuzuguyeho mama we wamwitayeho, wamugeze uwariwe. Mama we icyo gihe yaramwinginze cyane, amarira menshi ngo wenda areke gutuma afatwa nareke gutuma nyina afatwa nk'abataye mu mwanya, cyangwa se nk'abantu baba barataye igihe bitegura ibyo gukora ubukwe, kuko nyine birindaga no gusebera mu bantu, cyangwa se birindaga no guseba. Ariko ntabwo uwo muhungu we Platnumz ibyo bintu by'ubukwe ajya bikiniramo, ntabwo ibyo bintu wabimuzana. Yababwiraga yuko rero adashobora gukora ubukwe kuko igihe kitaragera, kuko igihe yumva cyo kuzakoraho ubukwe yumvaga kitaragera. Agira ati imiryango yacu twese twarumiwe gusa. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Diamond yikorera imiziki yiwe, ibyo gukora ubukwe abivamo. Ati Diamond Platnumz yadusebeje mu bantu, ariko twaranamubwiye uti tubabarire byibuze basureke kudusebya, ariko aranga pe, aradusebye, aranga bibamba, ahubwo akajya avuga yuko azashaka umugore ari uko igihe cye cyaba cyageze. So guys, ni ukuvuga ngo uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz yivugira yuko adashobora gushaka umugore mu gihe akiri gukora umuziki, kuko byadindiza umuziki we, ugasanga umwanya yamaraga yita ku bihangano bye ari kumara yita ku rugo. Icyakora avuga yuko azagira igitekerezo cyo gushaka umugore igihe azaba yumva igihe kigeze cyo kuba yava mu muziki akawureka. Diamond Platnumz avuga yuko rero avuga yuko ibintu bijyanye no gukora ubukwe igihe kitaragera, kandi agomba no kuzana umugore ariko mu gihe cya nyacyo. So yavuze yuko nahagarika ibintu bijyanye no kuririmba icyo gihe. So guys, ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino akaba ari umwami w'umwana official, of course nye nk'abandi umwami muto, cyangwa se onyete musaza wabo Simba. So guys, ndababwiye ngo iyi mihanda papa. So murabizi umuhanzi witwa Diamond Platnumz amaze hafi imyaka itari mike ari mwihangana no twakita Alikiba. Rero ntago nabura kuvuga ko Alikiba yongeye kubura ihangana rye hagati na Diamond Platnumz. Murabyibuka neza kuva na kera ntago bajyaga bajya indizi, kambivuge gutya, aba ihangana kuva zamani kugeza n'ubu ngubu. Icyo gihe rero iyo Diamond yateguraga bya bitamo bya festival, Wasa Festival, ayarabatumiraga akanabishyura neza amafaranga menshi, ariko bakabyanga. Hari nubwo bigeze no kurwana, kandi amakuru abana nawe mufite we. So guys, reka mbibutse gukanda subscribe kuri na YouTube channel yacu, ni umwami w'umwana official. Nge murabizi ndacyari umwami buto. Reka twivuge ku bya Alikiba wongeye gusa nkubura ihangana rye hagati na Diamond Platnumz. Umuhanzi wo mu gihugu cya Tanzania Alikiba ahanganye byeruye
na mugenzi we Diamond Platnumz yamuritse ku mugaragaro icyo twakita radio ndetse na televiziyo, bituma benshi bavuga yuko ari uburyo bwo gukomeza ihangana rye hagati yewe na Diamond Platnumz nawe usanzwe afite ibitangazamakuru. Diamond Platnumz ubundi afite Wasafi Media, akagira Wasafi TV, nyine urumva afite ibitangazamakuru tu. Umuhanzi Alikiba rero avuga yuko ibintu byose afite birimo ubutunzi n'ubwamamare abikesha itangazamakuru, bityo rero agahamya yuko ariko akavuga yuko nyine ari ryo ryaba ryanamugize uwari we uyu munsi, cyangwa se ryo ryamukuye aho yari ari rikamugira Alikiba ubu ngubu tuzi. Alikiba avuga yuko kuba ari Alikiba abikesha itangazamakuru. Alikiba avuga yuko kuba ubwe nyine ibyo afite buri kimwe cyose agikesha itangazamakuru kubera ko ryo ryamugize icyamamare. So Alikiba rero akomeza avuga yuko itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane kandi gifite ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru. Itangazamakuru niryo ryagize Alikiba wari we uyu munsi. Alikiba kandi yakomeje avuga yuko Alikiba yavuze yuko buriya atajya aryama ngo asinzire atarabona itangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru cye iruhande rwe. Mu myaka yose Alikiba maze yari atararyama ngo abone ibitotsi ngo asinzire mu gihe nta tangazamakuru rye afite. Ibyo bintu murabyumvisha mwabagabo, ati njye nta na rimwe ndaryama ngo mbone ibitotsi mu gihe nta tangazamakuru ryanjye afite. Niyo mpamvu rero ubwe nawe yahisemo kumureka ikinyamakuru cye. Alikiba ati ntago naryamaga ngo mbone ibitotsi igihe cyose nari naragira ikinyamakuru cyanjye iruhande rwanjye. Umutima n'ubwonko byanjye byahoraga bibimbaza, byahoraga bimbwira uti icyo tangazamakuru wamfura we. Cyakoze ariko nubwo yashyize hanze ibintu bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru kiwe, hari abantu bahise batangira kwibaza ikibazo asanzwe agirana na Diamond Platnumz, ibyo guhora mu ihangana no mwiryane bikomeye, bakomeza nyine no gushaka gukomeza gushora ihangana kuri Diamond Platnumz nawe ufite itangazamakuru cye cyitwa Wasafi Media. Bityo nyine akaba yashakaga ko ikinyamakuru cye gihangana n'icya Diamond. Ubwo ni kwa kundi navuga yuko abafana ba Debe na Bruce Melody nabo basanzwe bahanganisha nyine simubizi ihangana riri mu Rwanda riri hagati ya Diamond nako ya Debe na Bruce Melody, byose turuka ku bafana. Abafana nibo bongeye gusa nkaho bubura ibintu nk'ibi ngibi byo kuba bakongera guhangana byeruye hagati ya Diamond Platnumz ndetse no twakita Alikiba. Gusa aba bombi babaye mu ihangana kuva kera cyane, aho bahoraga barebana y'ingwe kugeza aho badashobora no guhura ngo umwe asuhuze undi. So nuvuga ngo abantu benshi rero bari bakurikirana hafi imyidagaduro mu gihugu cya Tanzania bari kugenda bavuga yuko Alikiba agamije gukomeza guhangana na Diamond Platnumz. Alikiba yigeze no gutangiza ikinyamakuru, yigeze gutangariza kigera muri interview atangaza ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyitwa Tanzania Kwanza TV ko urwango n'umwiryane byagiye bivugwa hagati yabo byatangiye mu mwaka wa 2012. Imana aciye imyaka myinshi,
haciye imyaka igera kuri 12 yose niba atari 13. Kugeza n'ubu ngubu rero ntago bariyunga cyangwa se nta kintu na kimwe kirabahuza ngo babashe kuba bakiyunga. Yavuze yuko Diamond Platnumz yasabye Alikiba ko yajya mu ndirimbo yarimo akoraho yise Single Boy, ariko Alikiba akabyanga kubera yuko yari yahisemo kuyikorana n'undi muhanzi witwa Lady Jade. Icyo gihe Diamond Platnumz akomeza gutsimbarara nyine. Murabizi Diamond Platnumz no kuvana cyari mu bintu bagenda bamushinja bavuga yuko we arwana nyine ahatiriza abashaka kujya mu bintu ku ngufu. Icyo gihe rero Diamond yakomeje gutsimbarara ngo agomba yijyemo ku gahato. Alikiba arabyanga akomeza gutsimbara avuga yuko yafashe umwanzuro nakuka yuko atakisubiraho, yuko indirimbo agomba kwikorana n'uwo yarateguye kuba yayikorana. Aho hantu rero Diamond yaje kwifata nk'agasuzuguro gakomeye cyane. Ihangana rya Alikiba na Diamond Platnumz ryatangiye kuba kera, kuva mu 2012. Alikiba yavuga yuko yatunguwe cyane no kujya akabona mu itangazamakuru bigiye bitandukanye biri mu kumushinja ubugome n'ubuhemu kubwo gusiba igitero cya Diamond Platnumz yari yaririmbyemo muri iyo ndirimbo Single Boy. Kandi mu by'ukuri Diamond Platnumz nta gitero yari yararirimbye, kuko yari yamwangiye nyine akamubwira yuko yayikoze n'undi muntu, ahubwo akaba yarabikoze Diamond Platnumz agamije gusebya izina rya Alikiba. Si ibyo ngibyo gusa, ahubwo kandi kuko ibi yavuze yuko Diamond Platnumz yari yatangiye kujya amwiyemeraho nyine byatarira muniga nyine, murabizi ariyemera amwishonguraho ndetse anamusuzugura, kandi Alikiba ni umuntu mukuru. Gusa nubwo ibyo byose byabaye ntago nabura kuvuga yuko umuntu witwa Alikiba nabura kuvuga ko Alikiba na Diamond Platnumz bigeze kubaho inshuti byanyabyo, babaho inshuti za hatari. Ariko kugeza n'ubu ngubu abantu bagiye bashinjanya ibintu bijyanye n'amarozi.